Kandi bwo mwijuru buri hafi buri amagambo meza y'ihumure umwami Yesu adurisha ati nimukomere muri abanjye nanesheje isi ndetse na satani kuko muri abanjye sinabahana nzabana namwe iminsi yose. Hari amagambo meza y'ihumure umwami Yesu aduhumurisha ati nimukomere muri abanjye nanesheje isi ndetse na satani kuko muri abanjye oya sinabahana nzabana namwe iminsi yose. Hari amagambo meza y'ihumure umwami Yesu aduhumurisha ati nimukomere muri abanjye nanesheje isi ndetse na satani kuko muri abanjye oya sinabahana nzabana namwe iminsi yose. Ayo magambo adusubiza n'ibyiringiro tukabaho dukomeye tugaca mu muriro w'ijugurumana twiringira uburinzi bwa Yesu nubwo ibibazo byaza ari byinshi uwo mwami niwe uturengera. Ayo magambo adusubiza n'ibyiringiro tukabaho dukomeye tugaca mu muriro w'ijugurumana twiringira uburinzi bwa Yesu nubwo ibibazo byaza ari byinshi uwo mwami niwe uturengera. Dukomeza mu bihe bitugoye mu gihe duhuye n'imitego ya satani twumva ijwi rya Yesu riduhumuriza rigira riti humura abana banjye satani naramunesheje nzabarwanirira mu bibakomereye. Ajya dukomeza mu bihe bitugoye mu gihe duhuye n'imitego ya satani twumva ijwi rya Yesu riduhumuriza rigira riti humura abana banjye satani naramunesheje nzabarwanirira mu bibakomereye. Ajya dukomeza mu bihe bitugoye mu gihe duhuye n'imitego ya satani twumva ijwi rya